kiramfasha. Se bashaka kumenya se? Reba. Kuki? Jackson. Ya ntwari ya karitsiye. Cyakoranga kabigaseka nk'akeza. Ndareba. What? Wowe uri umupolisi? Ntabwo bishoboka. Umupolisi simutabaho. Ya, sheri kuri mu bwigunge. Kujya nakubwire ngo basi wenda jya umanura akaboko gake ugashyira. Ubundi nkubone neza. Wamba ni kwibaza ukuntu hanze ko tubyarana. Byara rero. Ndumva kubyara nibyo washyize imbere cyane. Ariko ntunagerageza byibuze ngo unyegere unganirize unamenye amakuru yanjye wakuze ute wahuye bimeze. Mbikubaze gute? Inshuro mbikubaza. Ubyango ndaye ku musozi se ntanga itangazo. Nzashaka umuhwituzi se ahwiture. Ngewe nkubajije ugaceceka ukanyihorera. Tekereza ko ngiye nagira. Rero reka nkubwize ukuri. Uteza amatwi. Ntago nanze no kukubwiza ukuri kuva kera kose urabizi. Ati kibazo kivukamo ni kimwe. Hakuna abagore muvugira hejuru ugasanga ntago uca bugufi mvugishe unganirize ahantu bamwaza cupa byagenze bite ese bitina gute. Ariko wa mugabo. Yujya vuga ngo sinkucira bugufi. Ukorera iki? Uje muri toilette se basi nguherekeze na Pepe Jeannick. Aya ka. Niko guca bugufi ushaka. Hako nawe wageze i Kigali urasirimuka na Pepe Jeannick warayimenye. Amaye nka utangiye kunyurira. Ubu byabizira nyenzo urabyibagiwe akakanya. Utangiye kunyurira. Icyo nicyo kintu njya mpfa nawe bigatuma mbivamo nkagenda. Aya. Hako karagaciro. Uturutse hariya witaraguze. Udukweto. Uduki. Sinzi ngo Ako ubundi wambwiye ushaka kumbwira. Okay, naguhaye uyu munsi cyangwa naguhaye ubu nizo zitumye wumva nyine ari utuntu wabonye tw'imino. Ariko iyo umuntu yimutse byose birimo. Gerega icyo nkeneye si ikindi. Nkeneye ko tubyara. Waranyangiye warampakaniye. Rero imyitwarire yose ugenda ubona biterwa nawe kuko hari ibyo musaba kandi ufite ubushobozi ntibinahenze. Aha, kubyara rero. Ariko kubikora byaranze. Kubyara rero. Ntago nabyanze. Ariko hari n'ikibazo gikomeye. Harimo ikibazo gikomeye. Icyo kibazo nyine udashaka kumbwira se ubona ndi inyamaswa ku buryo ntakumve n'ikibazo cyawe. Ese harya babyita ngo kugira gute? Atukivuge. Nyibutse. Nyibutse iki? Umugabo ananiwe kugira ngo bamwite iki? Kugira ute? Wananiwe kubyara. Uzi ko ndi butinye kubyara. Ngo bamwita umugabo utabyara. Sibyo? Aya? Ndibagiwe hari irindi zina ry'ikinyarwanda rikoresha. Ubwo nuko nabyibuka. Kinyarwanda bashobora kuba barakize nasohotse. Okay. Ngaho mbwira icyo ushaka kumbwira nditegereje. Uriya rero hari ukuntu nareba ku buzima turimo hari hepfo mu mubano urahabona hari kwabyara abana benshi ni ikibazo kandi ngiye gutuvugana. Mfite umwana urenze umwe. Kuba mbona ariko umwana uba uri busy n'umuntu yaje kudusura. Rumani bademi kazarutoro. Niyo ntajya kuzi arato. Cyo babambaza. Ariko abana b'abakire dore ibiryo binabayoboka ukuntu. Mwana uzi ko umwenda wese uba wambaye ubona ewana uri fit ukubereye bya daje. Ujye ubibona nige mu muntu wa mbere kubwira. Yawe nyewe harabese. Bitwara gusari wenda kuze mwana ndakuze cyane. Ahubwo tuzubwira ikintu ushaka. Njyewe ase urabizi ngiye dore icyaka cya kimeze gutya mvuye no muri siporo. Sore ukuntu yambariye.
ese muri siporo nonaha ushaka kwitwitira mu kabari hakuye mwana buriya reka mubwire buriya amavuta y'umugabo namuraye ku mubiri hano ndavuga ati umuvandimwe yemaze n'igihe ntakimubona urumva reka mace n'ubundi niyo nasanga meriwe namusuzura bizi ko ndi inshuti y'umuryango ndabizi nta nito none se ariko warabuze pe mwana nshamaze iminsi muze ndi mu kazi urumva ariko twabisoje ni ibintu twari turimo ubwo ndibwira ko uyu munsi ziramweka hari bitu mbireka mbe nkora kwitoza ubuse no munsi urumva ari mwiza yaronera mwana sinjya ngorana urabizi niyo nkubita cya mitsingi ariko ndabizi ngo muba mutugaya ngo barabuse naza twahindutse ngo nitwo twanyatwa ugira ikibazo tayari tu nubwo ntazinywa ariko ntabwo byabuza kugitaho ariko cyane cyane ndasi n'ibyo byabinshishije hano ndavuze maze iminsi numva ibintu by'amakuru nimba ari ibihuha nimba ari iki ko ndavuga se ko bari abantu ari abavandimwe ari abaturanyi wayi nagenda ngo manyure nimba ari Chris mubazi kugira ngo nzumve ibintu ku bandi nzajye ntwarira amakuru y'ibihuha cyama nyine urumva ibibazo biba bihari ntabwo ibibazo bijya bibura mu buzima ariko nyine ubundi urebye si ibibazo byo kuvuga ngo ni ibibazo byo muri famille nyine navuga ngo bya bibazo ngo umuntu azahinjira ahubwo ni ibibazo mwumvishe uwase ngo Kariza ngo mwarababuze kumana ni inkuru ishaje iki inkuru ishaje uziye bimaze birashaje twagiye mu buyobozi twahereye mu mudugudu tugira no kuri RIB ikigo twari gitanze seri barakize batuye mu dutigeze bari gushakira bari mu iperereza nuko nyine kuki butarambwiye ngo nanabafashe gushaka ko bizi ko nanjye zina karitsiye zose nziza ahubwo narabitekereje mwana siko ejo bundi nari nzi ndibuze kukureba tukabivugaho ariko biri mu usigaye abana nabi usigaye ameze nk'ikoti deni ryo wambaye inyuma ntibimenye ko isengeri narimo imigani yawe ntabwo igishira none se ubwo ngubwo bariyo urabizi nk'abashiki banjye twarakuranye ubukozi ukambwira tuwase yarabuze cyangwa ukariza nkavuga ati aho namubona nahita mbahamagara ndakugaye pe wice n'inzoga wica icupa uziko nakoresheje abantu benshi ngira mbaza amakuru buri muntu wese wari uzi ko nari nzi kuzaranye na Kariza na wase baramubaza reka nkwereke andi magambo tuyaganire tujya no kubashaka unangure n'akantu kanjye ese ko numva nabigize nzajyane manje ariko nawe ntukajya tujya tuganira hafi y'abakozi b'Imana sawa uraza kumbwira nari tugende nari sawa kamana tugenda karabara ka Jesse man nese sture uza kureba match muka yego wakundi nyine bagira ngo bifate gutya kera ubwo ngubwo nkwe agacupa ngira gutya nkubitana na cya kidamu gicuruza ara ku muhanda kiza kubi hariya gifite iduka rikomeye ara ku muhanda kenyura abona rero iyo umuntu afitemo agakoni ababona ibintu akabibona ukundi fose kera urabona nta nubwo kikurusha ubwiza usibye ko ari ikinyamafaranga ariko ndavuga nti rero kiriya kidamu reka nyikurikire ndebe aho gitaha wenda nazajya no gusaba y'akazi ariko amafaranga mbabarumbwe we ntuyabona wasinziriye ndakumva mbwira nangize ngo ndimo kwinyuraguramo wasinziriye amafaranga uramugore ntubona iyo nkuru ushaka kuvuga nayimenye kare komeza urerekwa se komeza umbwira tugera hirya ngira gutya nyine urumva amayoga akoresha byinshi bamukubise imitego birangira nyine urumva nawe ibyabaye ntabwo ari ngombwa ngo twongere tubisubiremo detaye wabivuze mu mazina yabyo wabivuze mu mazina yabyo mbona nimba ari kubishaka birangira mufashe ku ngufu umugabo ungana nawe w'ubwanwa ungana utyo ureshya utyo uratinyuka ukora ibyo bintu ariko abagabo baragwira iyo uza kumva yuko wenda iyo utaza kunyama akantu k'ubwanwa nese abafite ubwanwa ntibafata ku ngufu wamufashe ku ngufu hanyuma bibyara iki uza kujya kugura ikibiriti muri botike ye kandi arambwira ngo rero ibyo wankoreye wakagabo sinkukenemo hano sinanabikeneye dore wanteye inda sinyegamaye ariko ntago ninyi bya umwana ntuzigera umumenya
ndavuga ni ntacyo icyiza azaba avukiye muri mayoneze ndabona byose ubifite nanjye sinishoboye n'ubundi ayo mahirwe rero sheri wanjye niyo mpamvu ubona nagiye mbinyura hirya hino ariko uyu munsi ndarivuze wenda umubano kumbe njye nkirwa niyagasamura nirirwa mvuga nkirwa nkwinginga kumbe wowe ufite abana njye nirirwa nasamanga aho ngaho mvuga ubusa ariko se abana kubagira benshi nimba naramuteye inda akazabyara umwana umwe azabyara impanga iwabo babyara impanga mugabo nkawe nta soni ngo wabyaye undi mwana n'undi mugore ariko nyine erega n'ubundi izo nkuru naho zinzumva ariko ndirengagiza nigira nkaho ntabyo nzi none subwo nimba kutambwiye kuri mugore yagusanze mu rugo kutambwiye kuri mugore yagusanze muhira kubaza umwana we ku mwana we yamubuze wamushyize hehe kibyo byose nari mbizi wari uzi ko mbizi ubwayo ngani y'amagambo y'abaturanyi yabanje kungora maze gutambuka simvugisha jya uvuga undeba nta nubwo ugira abantu ubwoba bagushimuse siko n'ubundi mushaka mwanyica rero ndeba uranzi turasa byose ni ngiye ugomba kwibaza ndeba umukobwa no kumubanza cha boss ngiye tubanye neza mubaze ni inshuti yanjye turi inshuti kabisa mbe mwambuye sureba turi inshuti kazi icyo ndi cyo mbere yo kumenya icyo cyo se ubwo nakumenya urinde asi iyo mfashe umuntu ako mutananyicira hano nta nubwo mugira ubwoba bw'ahantu mba ndi nakubwiye ngo ntuzajya ujya kuvuga jya ubanza umenye abo muri kuvugana kandi nunabavugisha ubareba ese mushaka ko mubaha amafaranga mushaka kumfata ku ngufu ihohoterwa rirenze ibyo mwankora mushaka kunkorera niriye ubona ari mwiza cyane ku buryo ukeneye gufatwa ku ngufu ntabwo none se niba ntari mwiza kubera iki mwanshimuze ubu noneho ntabwo bambafitiye ubu hano wicaye uba wumva wabyimbye yarabigerageje se umuhungu wanjye yarabigerageje icyo atakora ni iki dukobwa nk'utu ngutu ndadukunda confidence muzikura ariko bose iyi phone yawe iri gusoma yarameneye telefone ubwiye ko ndi busy allo kumbona umeze neza ari bize gato nasozera ko bagufashe neza ariko muri aho ariko umeze neza Kariza wari uzi ko nkuzi umuhungu wanjye yaba ari mu kazi kabisa hari icyo yagukozeho niho wamubwiye se ngo amfate hari icyo yagukozeho nindamuka mvuye hano nzakora iki
umusaza wanjye azabereka ibyo azabakore. musaza wawe se ari muri bato ya kangahe? Byose ndabizi. Yafashe igihugu? Mwese mwaragifashe. Okay. Fasha. Twese amasaha ari kudufata ariko. Se ubundi wakwica bikarangira. Tuzavuze ko udatinya urupfu. Ngamfasha. Kiramfasha. Urashaka kumenya se? Kuki? Jackson. Ya ntwari ya karitsiye. Cyakora ngo akabi gaseka nk'akeza. Ndareba. Wowe uri umupolisi? Ntabwo bishoboka. Umupolisi usimutabaho.